Kuva 34. Yego abanyumvise mwese Imana ibaho umugisha. 34. Dusome 29. Haravuze ngo Mose amanuka umusozi Sayiri afashe mu maboko ibyo bisate byombi harimo ibihamya. Nuko amanutse uwo musozi ntiyamenya yuko mu maso he harabagiranishijwe n'uwo bavuganye. 30. Aroni n'Abisirayeli bose babonye Mose babona mu maso he harabagirana, batinya kumwigira hafi. Batinya kugira gute? Murakoze. Twongereho ijambo ryanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo na Luka. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka igice cya 9. Dusome 28. Igice cya 9 28. Aravuze ngo hanyuma y'ibyo hashize iminsi 8 ajyana Petero na Yohana na Yakobo azamuka umusozi ajya gusenga. Agisenga ishusho yo mu maso he ihinduka ukundi, n'imyenda ye iba imyeru irarabagirana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nari mvuze ngo ni mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma ndashaka ko tuganira ku ijambo ryitwa kwambara ubwiza bw'Imana hagati y'ibiduhiga. Kwambara ubwiza bw'Imana hagati y'ibigize gute? Se muranyumvise? Tuganire. Kwambara ubwiza bw'Imana hagati y'ibigize gute? Y'ibiduhiga. Imana imiri jambo ngo turiganireho, bagabayoza avuga ngo n'ubwa kabiri igice rya jambo ngiye n'ubwa mbere ndyigishije, yari mpaye nimugoroba hano narimo gusengera mu majyepfo. Imana imiri jambo ngo turiganireho, ndasanze abantu benshi bagira ishyaka ryo guharanira gushaka imyenda y'inahangaha nayiri ngombwa, ariko bakirengagiza kwambara imyenda y'agaciro yitwa ubwiza bw'Imana. Kwambara imyenda y'agaciro yitwa ubwiza bw'iki? Bw'Imana. Natangaye. Munyikirize ngo amen. Nta muntu n'umwe ufite amafaranga muri iki gihugu yagura ubwiza bw'Imana uretse kuza hano ku mavi gusa. Nta muntu n'umwe ufite icyubahiro cyagura ubwiza bw'Imana ntacyo uretse kuza hano gusenga no kwizera Yesu ukabyemera ugakizwa. Udakijijwe ubu bwiza ntushobora kubwambara. Nkunze Imana. Munyikirize ngo amen. Iyo umuntu yambaye ubu bwiza bw'Imana akagera i Remera agiye gutega bisi, Imana ibirimo kugendera muri we. Iyo yicaye kuri moto, Imana iba yicaye kuri moto uwo munsi igendeye muri uwo muntu uri mu bwiza bw'Imana. Natangaye numvise nkunze Imana. Munyikirize ngo amen. Iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana 14:23, Bibiliya iravuze ngo umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye. Aravuga ngo na data azamukunda. Yavuze ngo tuzaza hari tugumane. Iri jambo rivuze ngo tuzaza hari tugumane nawe rirasobanuye ngo uyu muntu ufite ubwiza bw'Imana, Imana imubera umuturanyi wa bugufi. Ko mutanyumvise? Imubera umuturanyi. Ndafashijwe kandi munyikirize ngo amen. Iyo umuntu yambaye ubwiza bw'Imana, hari igihe abantu bajya bamutekereza ko abo baturanye ari bo baturanye. Oya, impamvu ibiguhiga bikwegereye ariko ntihagire icyo bigutwara, hari undi muturanye mu buryo bw'ibanga, nubwo atagaragara ariko arahari. Munyikirize ngo amen. Nubwo atagaragara ariko agize gute? Uyu muntu wambaye ubwiza bw'Imana, wambaye ubwiza. Natangaye. Uyu muntu wambaye ubwiza bw'Imana bamujyanye mu urukiko atarurimo. Ubwiza bw'Imana bugenda bukurikiye icyo bagiye gukora, bukagenda bukagera mu rukiko, bukagera mu rukiko bashaka kumurenganya.
Imana ikohereza umwuka wera akaza akamwongorera akamubwira ngo mwana wanjye inama zari zateranye, ariko ntabwo ariko bizaba ku bagize gute, kuba mutegereza. Keretse abantu bava mu masezerano ari ntaki. Mu bintu ukeneye 2025 ukeneye kwambara ubwiza bw'Imana. Ko mutanyumvise, ukeneye kwambara ubwiza. Natangaye, haleluya, munyikirize haleluya. Umuntu uziko Yosefu yambaye ubwiza bw'Imana ageze imbere ya muka Potifari. Muka Potifari aramubwira ngo ninkwambura umwitero ndaba mfite ibihamya. Yosefu aramubwira ati oya, ako nakantu gatoya, nubwo wanyambura uyu mwitero ugaragarira abantu, ariko icyo Imana yavuganye nanjye nagihungana. Nakwemera uyu mwitero ukawujyana, ariko nkaguma n'ubwiza bw'Imana. Mu bintu bibabaje umwuka wera muri iyi minsi, abantu basigaranye imyitero yinaha, umwitero wo mu ijuru barawutakaza. Ariko ndagushishikariza muri iri teraniro, ongera wambara ubwiza bw'Imana. Numafashijwe, munyikirize ngo amen. Bibiliya iravuze ngo Yosefu agiye muri gereza ayimanukanamo n'ubwiza bw'Imana. Ni igisobanuro kivuze ngo umuntu ashobora gusonza ariko akaba afite ubwiza bw'Imana. Ashobora kwambara ubusa ariko akaba afite ubwiza bw'iki. Ndafashijwe, haleluya. Uyu muntu wambaye ubusa ariko akaba afite ubwiza bw'Imana, ugomba kumureba nubwo wamusuzugura mu gitondo, nyuma ya saa sita Imana yaba yabihinduye. Yambaye ubwiza bw'Imana. Mu bintu dukeneye, ndafashijwe, mu bintu dukeneye turi mu nzu y'Imana, dukeneye kwongera kwambara ubwiza bw'Imana tugatandukana n'abisi. Tugatandukana n'abisi. Mpunzi Imana, munyikirize ngo amen. Munyikirize kandi haleluya. Bibiliya igitabo cyo kuva iki kwasomye 14 hereye ku murongo wa 17 ukamanuka ukagera wenda nka 19. Umva ukuntu Bibiliya ivuze. Bibiliya iravuze ngo Abisirayeli babonye Farawo abatuze, agize gute? Abatuze, babaza Mose bati kimva zari zihari gahunda imeze gute? Mose avugana nabo nk'umuntu wari ufite ubwiza bw'Imana, ntiyabireba nk'uko babireba. Aravuga ngo munyikirize ngo amen. Mwihagararire gusa mutegereza agakiza uyu munsi. Imana iri bugire gute? Iri bubahe. Natinya Imana ibwira Mose, ivugana nawe iramubwira ngo Mose niki gitumye ntakira. Aba bantu bari mu bwiza bw'Imana, Imana ibaha amahoro mu makuba. Ibaha amahoro mu makuba. Ndafashijwe, ntabwo nzi kuririmba ariko reka ndirimbe. Kurubu ngira mahoro mu mutima, nyahawe na Yesu mukiza wanjye. Timba nkuruzi abisi ntibayazi, icyamangasa muyahawe. Janinjinga Imana ngikwereke Yesu. Yavuze ngo kuri ubu ngira amahoro yo mu mutima. Aya mahoro atemba nk'uruzi. Icyitonderwa, abisi ntabwo bagize gute. Hanyuma twakwibaza ikibazo, ubundi abisi ni bande? Abantu baza mu nzu y'Imana hari ikintu bibesheho, bafasha bataza mu nzu y'Imana nk'abisi. Ni nako bimeze, ariko hari n'abaza mu nzu y'Imana isi itaravamo, bakaba bari mu nzu y'Imana ariko isi itarabavamo. Mu bintu, reka mbabwire ibintu bitatu, kugira ngo nkomerezeho, reka mbabwire ibintu bitatu bishobora gutuma umuntu aza mu nzu y'Imana ariko ububwiza ntibuzi, kandi ari hehe? Ari mu nzu y'Imana. Hari abantu baje mu nzu y'Imana bakunda umuziki. Iyo tutasirimbye
iyo tutagize umwanya wo kuririmba munini, uyu muntu aravuga ati oya, ntabwo iri teraniro ryari ririmo ibihe by'Imana. Mu yandi magambo, uyu muntu yazanwe n'umuziki, ibitekerezo bye ni umuziki, nawe nubwo ari mwiza, ariko mu rusengero hari ikindi kirimo kiruta umuziki, ariko ntabwo yari yahishurirwa uwari hamwe nawe. Uwa kabiri, icya kabiri, ni abantu baje mu nzu y'Imana, yego, bumva ko mu nzu y'Imana haba amahoro, abantu baharuhukira, bagera mu nzu y'Imana ntibakire utanga amahoro, bakumva kuba mu nzu y'Imana gusa bihagije. Abo ni nabo benshi dufite. Mu mwanya mfite ntari buze kuvugaho ibyiciro byabo icyiciro ku cyiciro, kuko bari mu byiciro 9. Aba gatatu rero mundebe hano, ni abantu batangiye urugendo bafite inyota yo kujya mu ijuru, bakira umwuka wera bagwingirira aho ngaho, basigaje ibyiciro 2 by'ingenzi, ariko ntabwo bashobora kuzabigeramo kuko ntibafite gahunda yo gukomeza. Bakiye umwuka wera, birengagiza kuzura umwuka wera no kuyoborwa nawo. Ibi bintu ni ibintu bituma ubwiza bw'Imana butaza mu muntu. Ngo mundebe hano, munyikirize ngo amen, munyikirize haleluya. Ni mu nkunda ndakomeza, munyikirize amina. Murakoze. Aba bantu ikintu kibaranga, bahora igihe cyose basenga, ariko ntabwo bajya bahinduka. Iyo tuvuze guhinduka natangaye, nahoze nsoma ijambo ry'Imana ndatangara. Umva Bibiliya ukuntu yavuze ngo abaturenganya tubasabire. Abagize gute? Mu yandi magambo, iyo umuntu arimo gusengera umwanzi umwanga ngo Imana imwice, aba yagiye hanze y'umurongo w'Imana. Aba bantu ntibashobora kubona ubwiza bw'Imana kuko bari gusenga uko Imana idashaka. Ijambo rya kabiri, munyikirize ngo amen. Bibiliya yavuze ngo iki? Bibiliya yavuze ngo umwanzi wawe nasonza umugaburire. Ibyo ngibyo byaratunaniye. Abo byananiye, Bibiliya igaragaza ko ari abagenzi batajya mu ijuru, ariko abagenzi bajya mu ijuru bategetswe kubikora. Ntabwo ari ukubasaba, bategetswe kugira gute? Ko numva mfashijwe, reka nongereho rimwe, munyikirize ngo amen. Bibiliya, ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana 13:35. Bibiliya iravuze ngo ikintu bazatumenyeraho ko turi abigishwa nuko dukundana, kandi gukundana abantu benshi byarabanani. Ubwo ntibari bababigi. Ntabwo bikuraho ko ari ukuri. Kuba umuntu atabyemera ntibikuraho kuba atari ukuri. Abantu benshi basenga Imana mu marangamutima yabo, ariko ntibasenga uko Imana ishaka. Umva impamvu ituma abantu benshi basenga Imana mu marangamutima yabo, ntibasenga uko Imana ishaka. Ni ukubera ko bageze mu rusengero bahindura aho babaga, ariko ntibahindukira. Ndashaka kubabwira utuntu 5. Munyikirize ngo amen, munyikirize kandi haleluya, munyitabe haleluya, kugira ngo icyo mbabwira cyumvikane. Ngwino wowe, nawe ngwino, nawe ngwino, undi wundi, nawe ngwino, wowe wambaye agapira k'umweru, ngwino hano, yego, kugira ngo icyo mbabwire mu cyumve, icyo ndimo kwigisha mu cyumve, yego. Ngwino hano, hagarara hano, hagarara. Nawe ngwino uhagarare hano, hagarara aho ngaho. Nawe ngwino uhagarare hano, yego. Hanyuma ngiye kuva hariya ndimo kugenda, sibyo? Komeza uhagarare aho mubyeyi, yego. Ngiye kuva hariya ndimo kugenda, yego. Nitugera ahangaha urahita uhagarara aho ngaho, uyakomeza agende, nawe nagera kuri uriya hagarare, nawe dukomeze tugendane, nituringanira n'uriya musaza uhagarare. Mwabyumvise? Ugera aho mugenzi wawe ahagaze uhagarara. Twagiye, ubu twagendanye, yewe nawe twagendanye. Ko tudakomeza, ko murimo kunkerereza se, ko tudakomeza. Mureba akantu nashakaga kubereka. Umugenzi ujya mu ijuru, munyikirize ngo amen,
ni ngombwa ko agendana n'abantu benshi ariko ntabwo azagera nayo n'abantu benshi. Ko mutanyumvise? Nahereye ahangaha uyu nguyu turagendana, birashoboka ko yari yaje kuririmba ariko iby'ubugingo atarabimenya. Nituba mu gisirimba tuzaba turi hamwe ariko nitujya mu by'ubugingo azasigara. Muranyumvise? Hanyuma uyu nguyu nawe twagendanye, nituza mu mashimwe azaba hari ariko nitujya mu kuramya Imana azaba adahari, kubera ko yaje gushima ariko si umugenzi. Wa wundi wahangaha ubu nabusenti, uyu ntabwo ahari. Ahangaha uyu muntu atari, ni hahandi ugera kandi warasenza waravuganye n'Imana, ukabura umuntu uguhumuriza muri korari, uwo mwicaranye akazajya kwimuka n'undi mwicaranye akimuka, wapanga ubukwe ukabura n'ukubaza ngo ufite ubukwe. Biba byagenze bite? Ubu ugeze mu gikombe cyo gucishwa bugufi. Ariko kuba ugeze mu gikombe cyo gucishwa bugufi si igisobanuro cy'uko Imana yagiye. Munyikirize ngo amen. Nubwo itarimo kuvugana nawe ariko irahari. Igize gute? Ndafashirwe kandi munyikirize ngo amen. Mumfatire mu kiganza umuntu mwicaranye, mumbwire ngo nubwo ari nta muntu ubona ariko Imana muri hamwe. Nubwo wabona gusigaye wenyine ariko Imana mugize gute? Munyikirize. Haleluya. Abandi bagende bicare hasigara uyu nguyu, bagende bicare hasigara uyu nguyu. Iyo usigaranye n'uyu nguyu, n'abantu benshi twubakiyeho batugira inama kubera ko dukoranye urugendo rurerure ariko baraguye bava mu nzira. Ngwino nyegera hano, nyegera hano Mana we, murakoze, nyegera hano. Mose ajyana na Aroni kwa Farawo. Yageze kwa Farawo ngo inkoni bayirambika hasi ihinduka inzoka. Imaze guhinduka inzoka ngo Farawo arabahamagara, bazana abandi 6 nabo bazirambika hasi zihinduka inzoka. Aroni ahita yegera Mose aramubaza ati yacu ni yihe? Nubwo arimo kugendana nawe, nubwo yaramwizeye nk'umuntu wamufasha mu rugendo, Satani amukoreye amuca intege. Yacu ni yihe? Nimusoma 16 ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo, uzamutse haruguru gahera ku murongo wa 27 maho ngaho, Bibiliya iravuze ngo Petero arimo ngo ayegera Yesu amugira inama, aramubwira ati ibintu byo gupfa byihorere, upfuye ntabwo twabona ingoma, ibintu byo gupfa byihorere. Yesu aramubwira ngo subira inyuma yanjye, subira inyuma yanjye. Uwabirebeshaga amaso y'umubiri yabonaga Petero, ariko ufite guhishurirwa, ufite bwa bwiza ntabonye Petero, abonye nde? Satani. Impamvu warakajwe nuko abantu bakuvuze nuko udafite andi maso ngo urebe uwabavugishije. Murakoze, genda wicarire. Iryo somo ndisubikiye aho ngaho. Ndashaka kuvuga ikintu gikomeye, ngo igihe Aroni yamubazaga ngo inkoni yacu ni yihe, Mose aramwegera aramubwira ngo buretse mu kanya gatoya iyakiraza kubisobanura, mu kanya uraza kuyibona. Ngo mu kanya gatoya izi nkoni bamaze kuzegeranya zose zihindutse inzoka, ngo iya Mose biregutse birazamutse, ikubitamo iya mbere birayikuruye, ikubitamo iya kabiri birayikuruye, ikubitamo iya gatatu, imaze kuzimira ari 6. Munyikirize ngo amen. Imana yegera Mose iramubwira ngo buretse kujya kuyifata, ahubwo hari n'izindi zari zasigaye mu rugo, ngiye gukora operasiyo nayizo igenda izizane. Biravuze ngo amasengesho dusengeye ahangaha afite imbaraga zo kudutabarira ahangaha agakemura n'ibyasigaye mu rugo. Abo dukundanye, haleluya. Uyu muntu ufite ubu bwiza bw'Imana ntatangaye. Nimugoroba inama yarabaye, iba kwa Hamani iri mu mugore witwa Zereshi. Uyu muntu yaratunze ubwiza bw'Imana bakumaremo, atunga ubwiza bw'Imana yarasuzuguritse, atunga ubwiza bw'Imana bamubwira ko ari ntacyo azageraho. Munyikirize, haleluya. Imana ivugana nawe iramubwira ngo kuko wankunze akaramata,
ubwiza bwanjye bukukugumaho. Nicyo nzagira gute? Nicyo nzagukiriza. Ariko nafashijwe, nakunze Imana. Umva ukuntu Imana yavuze ngo uzanyambaza nanjye nzagira gute? Okay, murakoze. Hamani aragenda ageze mu rugo, aganira n'umugore witwa Zereshi, aramubwira ngo hari umugabo witwa Morodekayi yaransuzuguye. Ariko uyu Morodekayi bavuga ko yasuzuguye afite ubwiza bw'Imana. Nubwo abantu batabibona, ariko afite ubwiza bw'iki? Nubwo abantu bamutekereza mu buzima arimo ariko Mana, ndashaka kuguhanurira muri iri teraniro. Munyikirize ngo amen. Ubuzima ubayeho uyu munsi si igisobanuro cy'uko uzaba hejuru. Hari ibindi bintu Imana ikubiki. Ko mutanyumvise, munyikirize ngo amen. Uko abantu bagufata uyu munsi si igisobanuro cy'uko uzaba ejo. Hari ubundi bwiza Imana irimo kuguteganyiriza ejo. Tuyihe icyubahiro yera. Hari ubundi bwiza Imana iri kuguteganyiriza ryari? Ndumva mfashijwe kandi. Munyikirize ngo amen. Munyikirize ngo amen. Ndafashijwe mwene Kirisitu, ndashaka guhanura muri iri teraniro. Munyikirize haleluya. Nubwo isabune yakozaga yaguteraga icyasha, nubwo isabune yagukarabyaga yabonaga nta byiza ukwiye. Umva ukuntu ijuru ritangaje, riravuza ngo rimanuye indi sabune itandukanye n'iyo abantu bakureberagamo. Isabune igukuraho icyangiro. Ariko Mana, Hello Sima Bera Elo Shawi Elo Pedika Enasi de Glo de Siri we ena. Tuyihe icyubahiro yera. Imana ibamhera umugisha. Imana ibamhera umugisha. Yera. Hanyuma ngo amaze kugerayo aravuga ati mu gitondo ujya kumusaba umwami. Numara kumusaba umwami uri umunyacyubahiro. Ngo iryo joro ni mugoroba Imana iravuga ngo ntabwo naguma kwa Hamani no kwa Morodekayi, reka ntembere ngera ibwami. Ngo Imana igera ibwami irotesha umwami inzozi. Irotesha umwami iki? Abura ibitotsi muri iryo joro. Amaze kubura ibitotsi aravuga ngo muzane ibitabo. Munyikirize ngo amen. Mumfatire mu kiganza umumbwire ngo ibitabo by'abafite ubwiza bw'Imana birarambuwe. Ibitabo by'abafite ubwiza bw'Imana bigize gute? Ko mutanyumvise ndashaka guhanura. Mumfatire mu kiganza. Hello Sima Bera Era. Mumbwirire ngo ibitabo by'abakiranutsi Imana irabirambuye. Iravuze ngo ntabwo ikibagiye mideni. Zamura haleluya. Amazina bakwanditse muri bya bitabo bindi, ibyo mvuze n'ibyo ntavuze. Muri iri teraniro mbonye marayika yandika bundi bushasha. Imana iravuze ngo ihinduye ibi. Ariko yego ababyakiye nuko nguko birababera. Ntabwo ari ngombwa ko mbibahatira kubyakira, ntabwo ari inyanya ngo birabora. Ni yeri ivuganye nanjye. Ni yeri ivuganye. Telasi diwi elo shawi elo belasi diwi hello tapera era. Arahagera mu gitondo kare aje gusaba Morodekayi. Ngo akihagera mu gitondo Imana yamutanzeyo. Imana muri iri teraniro Imana ikoze urugendo. Hari ahantu igiye gutanga ibyaguhigaga, hari ahantu igiye gutanga ibyakurwanyaga. Wowe wabonaga byanze, wabonaga ari ntanzira, umutima wawe wari wazinutswe wumva bitazakunda, ariko Imana ikubanjirijeyo. Imana ikubanjirijeyo. Ngo ikimara kugerayo ifata ijambo. Ntabwo kugerayo gusa bihagije, oya, ngo ahubwo yageze yifata ishi. Ubu ngubu numvise nkunze Imana. Murakoze. Hanyuma umaze igihe kirekire hari ibintu byagufasheho ijambo bitagufitiye inyungu, ariko Imana igiye gufata ijambo mu bintu bigufitiye inyungu. Mu bintu bigufitiye iki? Ababyakiye munyikirize ngo amen. Hanyuma
ngo amaze gufata ijambo bose ndavuga iyera ngo inyura muri Ahasuwerusi iravuga ngo umuntu umwami akunze kubaha. Iri jambo rivuze ngo umuntu umwami akunze kubaha, reka ndiganire n'abantu basamuduha. Yego rirasobanuye ngo umukiranutsi Imana imutekerezaho iki? Imana imutekerezaho ariko Mana riravuze ngo mbese uyu mukiranutsi ageze mu byago Imana itekereza iki? Hamana ahita asubiza aravuga ngo bashaka ifarashi nziza y'umwami. Imana iti cyo wagikoze, ndafashijwe. Icya kabiri baramubwira ngo bashaka imyambaro y'umwami. Imana iravuga iti aho ngaho ndabivuye, utangiye kuganira neza. Arega bamaze igihe bakuganiraho nabi, ariko Imana igiye kubihindura, mugiye kuganira neza. Hanyuma ngo avuga ibintu bitandatu. Iyeri ivugira muri Ahasuwerusi iramubwira ngo ibyo byose hatabuzemo na kimwe, hatabuzemo. Ndashaka gutangaza muri iri teraniro ngirijwe n'umwuka w'Imana, munyikirize ngo amen. Ikinyuranyo cyaho bavuze ko utazaba i Kigali nuko uzaba i Kigali. Ikinyuranyo cyuko bavuze ko utazubaka nuko uzubaka. Ibyo bintu byose bavuze hatabuzemo na kimwe, Imana irabihinduye. Ibibi batuye Imana ibihinduye ibyiza, hatabuzemo na kimwe. Ku bantu bafite ubwiza bw'Imana munyikirize haleluya. Ubu ko ndi kumva nkunze Imana cyane, ko nkunze Imana cyane, noneho ubu ndagirana. Ndashaka kubaha amakuru ngo ahagere. Haleluya. Aramubwira ngo ibyo bintu byose uvuze hatabuzemo na bingahe. Aramubwira ngo genda ubikorere umuyuda wicaye ku marembo. Avuga hariho, ndafashijwe mwene Kirisitu. Avuga genda ubikorere umuyuda witwa Morodekayi wicara hehe. Iyo bavuga umuririmbyi ntibavuga izina, bari kujyana abo bakunda. Ariko Imana yavuze ngo ni runaka wahuye n'umubabaro nabimenye, ndakuraho uyu mubabaro we nabimenye. Iravuga ngo kugira ngo mutibesha mukamuriganya, reka muvuge mu izina. Nyuma y'igihe kirekire izina ryawe ritavugwa, Imana ikuvuze hehe. Ndafashijwe kandi munyikirize ngo amen. Umuntu mwegeranye mumpera ikiganza umumbwire ngo izina ryanjye Imana irivuzeho kandi. Mana we. Hanyuma yanga kunungunika ari imbere y'umwami. Iri jambo rivuze ngo yanga kunungunika ari imbere y'umwami rirasobanuye ngo nubwo batagufashije gusenga bazagufasha gushima. Bazagufasha? Okay. Hanyuma nkunze Imana rero, nkunze Imana. Munyikirize ngo amen. Akigerayo ahita amubwira ngo we Morodekayi urira vuba. Morodekayi aramubwira ati tonda amakuru nayamenye. Ndashaka guhanura muri iri teraniro, munyikirize ngo amen. Ntabwo ari igihe cyo kubasaba ijambo, ni igihe cyo guhabwa ijambo. Ntabwo ari igihe cy'uko turabasaba ijambo, ahubwo ni igihe cyo guhabwa iki? Iri jambo ni itegeko, ntabwo ari ubusabe. Ibintu Imana ikoze bigiye gutuma tugira ijambo. Hanyuma ndumva afashijwe kandi munyikirize haleluya. Abwira Hamani ngo ajya Morodekayi urevu. Hamani aramubwira ati buretse amakuru nayamenye, ibintu byahindutse. Ni wunama ndurira ifarashi, nutunama ntabwo nurira. Hamani atiye kuva ryari? Aramubwira tumva amakuru yahindutse, umwami ni ugutumye nabimenye. Urunama nurire cyangwa ubyanga usubireyo. Hamani ati byo kuva ryari? Aramubwira ati nta magambo menshi mfite, nagize amagambo yo kukwisobanuraho, ariko ntabwo mfite amagambo uyu munsi yo kukwisobanuraho, ahubwo mfite amagambo y'amashimwe. Ntabwo mfite amagambo y'amarira, ahubwo mfite amagambo y'umunezero. Aramubwira ngo uyu munsi urunama nurire, nutunama ntabwo nurira. Hamani agiye gusubirayo, abagaragu baramubwira ngo umwami twabonye ari kureba nabi, nusubira yarakwica. Hamani arabyemera, aravuga ngo ndunama uyu munsi gusa, ariko ntabwo nzongera kunama. Ngo mbere yuko Morodekayi yurira, Hamani arabanza arunama.
ijwi ry'Imana riramanuka rivuye mu ijuru. Munyikirize ngo amen. Riravuga ngo ribwira Moridekayi ngo nicyo nashakaga. Ubwo yunamye birarangiye, ntabwo azongera kukubwira ngo umwunamire. Ndashaka guhanura muri iri teraniro, haleluya. Hari ibintu wabonaga byaranze guca bugufi, ariko muri iri teraniro birunamye. Kugira ngo wuname utembere muri iri teraniro birunamye. Abanyikirije mutere haleluya. Okay, ijambo rya kabiri kangira aho twasomye. Bibiliya iravuze ngo Mose aramanuka, amanukana n'ibisate by'amabuye. Ibyo ntacyo ndabivugaho cyane, ariko Bibiliya iravuga ngo Mose atabyiyiziho, abantu bamurebye babona arimo kurabagirana. Abantu bamurebye babona arimo kugira gute? Kurabagirana. Ni ijambo rivuze ngo umuntu ataratiye abantu kavuye kuririmba. Hari amavuta y'Imana agomba kumugaragaraho, bikagaragara kavuye hehe? Ntabwo ari ngombwa kabivuga. N'abantu bakamureba bakavuga ngo avuye hehe? Kuririmba. Mumbarize umuntu mwegeranye ngo ibi bintu byakugaragayeho. Aka karakomeye. Ijambo rya kabiri, munyikirize ngo amen. Iri jambo ririmo ubuhanuzi bukomeye. Bibiliya iravuze ngo abantu baramureba, harimo na Aroni n'Abisirayeli, batinya kumwigira hafi, batinya kumwigira, batangira kumuhunga atabirukanye. Ni igisobanuro kivuze ngo ubwiza Imana igiye gutangira muri aya masengesho buratuma ibyaguhigaga biguhunga utabyirukanye. Biratuma ibyakurwanyaga biguhunga utagize gute? Reka mbabwire akantu gakomeye. Murankunze nk'ababyire, ntabwo Yesu yaduhamagaye ngo tujye twirirwa dusengera amahembe. Oya, ahubwo umva ukuntu yavuze. Yavuze ngo uyu muntu umwizera azakandagira inzoka na sikoropiyo. Azagira gute? Ntabwo azirirwa bisengera ngo bigende. Bibiliya iyi bivugaho kuri bene Sike wabirukanye abadayimoni biranga. Ngo ariko Paul akigera ku musozi hariya hakurya, abadayimoni baravuga ngo turabimenye Paul araje. Imana ikumpera ubundi bwiza bwirukana ibiguhiga utarahagera. Ko mutanyumvise? Bwirukana ibiguhiga utaragira gute? Reka nsoreze rero aho nasomye ha kabiri. Bibiliya yavuze ngo bazamukana umusozi. Bageze ku musozi hejuru ngo babona ishusho y'uwo bagendanaga witwa Yesu irahindutse. Ishusho ya Yesu irahinduka. Ngo imaze guhinduka babona Mose, babona na Eliya. Mu ndebe hano ndashaka kubabaza ibibazo bibiri, nkababwira utundi tuntu tubiri twanyuma nkasoza. Petero kara yaratazi Mose yamumenye gute? Petero na Mose bahuriye he? Ko hahanyuzemo imyaka myinshi irenga igihumbi, yamumenye gute? None se Eliya ko bari batamuzi bamumenye gute? Ariko Paul abivuga yavuze ngo iby'amaso yacu ataragira gute, n'iby'amatwi yacu ataragira gute. Ibi ngibi nitugera mu ijuru bimwe mu bintu Imana igize gute iduhishiye. Ndafashijwe kandi munyikirize ngo amen. Hanyuma ndashaka gusoreza ku tuntu tubiri. Icyambere, iyo umuntu afite ubwiza bw'Imana, afite iki? Ubwiza bw'Imana. Ibimuhiga bimuba hafi ariko ntibimubona kubera ko atabarurirwe n'ahangaha. Ntabwo munyumvise? Reka mbahengero zifatika. Haleluya. Impamvu mubona amahembe iruhande rwanyu, impamvu mubona ibihe bibi iruhande rwanyu, ukwezi kwa mbere kukarangira, ukwa kabiri kukarangira, ukwa gatatu kukarangira, imyaka ikarangira, ntihagire icyo muba. Ibibahiga byabonye aho mwanyuze ariko ntibiza aho mutuye. Ntabwo munyumvise? Reka mbabyize ukuri. Uba abantu benshi bazi ko nta mugatenga hariya nta, ariko nubwo mu maso yabo ariko bigaragara, ariko ntabwo ariho nta. Paul yaravuze ngo yadutuje ahantu ho mu ijuru ho mu buryo bw'umwuka. Mu mpamvu amahembe yampiga ntambone, aho ntaha amahembe ntabwo yagerayo.
iyo umuntu afite ubwiza bw'Imana ahantu ataha ibimuhiga ntabwo bigira gute, ntabwo bigerayo. Ndashaka kuguhanurira, hari abantu bavuze ngo uzicwa n'amahembe, uzicwa n'amarozi, ntabwo akikwishe. Ahantu utaha ntabwo amarozi yagira gute. Murankunze dukomeze munyikirize ngo amen. Ijambo rya kabiri, uyu muntu ufite ubwiza bw'Imana, ufite ubwiza bw'Imana, ntabwo ari ngombwa ko bareka gushukura ibyobo imbere ye. Ibyobo bagomba kubicukura, ariko kubera ko atagenda wenyine ntabwo azabigwamo. Umva ukuntu yavuze, yamubwiye ngo nzakugenda imbere kugira ngo hataringaniye ngire gute. Biravuze ngo ijuru rirabizi ko hataringaniye, ariko rigiye kuza kuharinganiza, kuhagira gute. Murakoze murakoze. Ubutaha nkunze Imana munyikirize ngo amen. Nkunze Imana bundi bushya. Uyu muntu ufite ubwiza bw'Imana, ejo bundi Herode yaramufunze amurindisha abasirikare 16. Ubusanzwe nta musivili urindishwa abasirikare 16, 28 yavuze ngo turi abasirikare. Murakoze. Hanyuma amaze kumurindisha 16, ubwiza bw'Imana bujya kuburana. Bugeze imbere y'Imana buravuga ngo umukiranutsi bamufunze. Kandi uyu mukiranutsi wafunzwe ntabwo igihe cye cyo kuva mu isi cyari cyagera, ngo umwuka wera arazamuka ajya kuburana. Iyo umuntu afite ubwiza bw'Imana, umwuka wera aramuburanira. Agira gute? Ngo umwuka wera amaze kumuburanira, natangaye. Munyikirize ngo amen. Ngo gereza igifunze, marayika aramanuka. Marayika agira gute? Aramanuka agera kuri Petero, asanga Petero asinziye. Bibiliya yavuze ngo Petero baraye bari bumwice. Umva, mu bintu bigaragaza ko abantu bafite ubwiza bw'Imana bagira amahoro, baraye bari bumwice, ayo makuru ayafite, araryama arasinzira. Araryama agira gute? Arasinzira. Wowe barakubwiye ngo barakwirukana mu nzu urarudasi, ako nakantu gatoya. Baravuze ngo nta urarudasinzira, uko nutuntu. Baraye bari bumwica, araryama agira gute? Marayika w'Imana araza amukoma mu mbavu, aramubwira ngo Petero gira gute. Ngo amaze gukanguka aramubwira ngo kweta inkweto zawe tugende. Kweta inkwawe. Ndafashirwe, reka mpanurire ingiri insozi munyikirize ngo amen. Nubwo hari ahantu wari ufungiwe, Imana yohereje imbaraga z'ijuru zigukura ahantu wari ufungiwe. Imana ibampera umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma hari abantu bumvise bakeneye ubwiza bw'Imana, bakeneye gutura mu bwiza bw'Imana, ngo bahaguruke dusengere ingiri. Hanyuma kandi mbasengere aho hantu mwari muboshywe muhave, ariko tubanze dusaba ubwiza bw'Imana, duture mu bwiza bw'Imana. Abumva bahagaze uko nguko bakeneye ubwiza bw'Imana, bahaguruke dusenge. Munyarutse kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Yego, umuyobozi adusengere, hanyuma namara kudusengera nanjye ndasengera iryo sengesho rindi ritubohora iminyururu. Murakoze. Mwami Yesu, jambo rirambwa ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Sengeye iri teraniro mu izina rya Yesu, kubw'ijambo ryawe Mwami twumvishe, kugira ngo ubwiza bw'Imana bube ku muntu wese mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze Mwami, mucyo wawe nubarasire. Haleluya. Uri Imana igira neza bugacya bukira. Bwiza bw'Imana bwabaga kuri Mose, ari imbere yawe akarabagirana. Nanjye nabasengeye kugira ngo Mwami Yesu